tubanze turirimbane indirimbo y'ijana na 94 ivuga ngo mana nduburira amaso yanje ku misozi ngo mbese gutabarwa kwanje kwava he. Nta handi rero gutabarwa kwacu guturuka, nta handi tujya tubonera gutabarwa, ahubwo umuririmbyi yakomeje agira ngo kuwiteka niho guturuka, ku Mana yonyine ngo yagize ute yaremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ntizemera kw'ibirenge byawe biteguza, Imana ntiyikurinde ibibi byawe iteka. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana ntiyikurinde ibibi byose iteka. Imana ntiyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. 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 Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda abakijijwe, ihora iri maso ntisinzira. Yewe Imana irinda abanyamasengesho,
ihora iri maso ntisinzira, kandi Imana yawe ikurinda amanywa n'ijoro. Ihora iri maso ntisinzira, yihange amaso wowe humura. Ihora iri maso ntabwo isinzira, kuko izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Haleluya, haleluya. Ya Imana irinda Abisiraheli ni nayo iturinda, kandi ngo iyo ngiyo ihora iri maso ku manywa na nijoro, ntabwo isinzira. Imana idufashe cyane. Amen. Ubundi mu by'ukuri ubwo ni ubuhanuzi butavangiye. Ubwo ni ubuhanuzi butavangiye ko Imana iturinda, ihora iri maso, ntabwo isinzira. Imana ishimwe. Rero nta mpamvu n'imwe iri yo kugira ubwoba, kuko Imana yacu ihora iri maso. Kandi umuririmbyi arongeye arabitubwiye ko Imana yacu idasinzira, Imana yacu idahunikira, ahubwo ngo ihora iri maso ku manywa na nijoro, ngo ntabwo isinzira. Iyo rero ihora iri maso ngo niyo izagira ute, ngo niyo izakurinda amajya n'amaza. Ntacyo uzaba rero, humura. Niba hari n'ibyaguteraga ubwoba, ubwire umutima wawe ngo humura, Imana indinda, ntabwo igisinzira, ihora iri maso, imbereye maso ku manywa na nijoro. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo kandi hari abandi birirwa bajya gushaka ubundi buhanuzi ngo bwo kumva ngo icyo bavugaho ngo kurindwa, ngo kugira ute. Humura, Imana ihora iri maso, ntabwo isinzira. Iyabanye nawe cya gihe, humura, iracyari Imana. Haleluya. Nkunze kubaza abantu ngo ese nta kintu na kimwe Imana byibuze irakora mu buzima bwawe kiguhamiririza ko ari Imana yabanye nawe cya gihe? Ntabwo nzi, wenda ibyo wanyuzemo buri wese aba afite amateka ye, ariko hari igihe wigeze ubona Imana byanze bikunze. Ntitukame rero nka ba bandi Abisiraheli, hari ahantu bagiraga bakadesova Imana kandi yaberetse ukuboko kwayo gukomeye. Yabakuye muri Egiputa ibakuzayo ukuboko gukomeye, bageze ku nyanja. Nawe wibaze inyanja umuntu atarebesha amaso gutya ngo ahagaze aho itangirira ngo agere kuri extremite, ariko ngo Imana ikora operasiyo ngo iyisaturamo kabiri. Nta handi hantu hari inzira, ngo hirya no hino hari imisozi, ngo imbere yabo ari inyanja, noneho ngo inyuma haturutse igitero cya Farawo kije kubatsinda kuri iriya nyanja ngo kibice. Ariko reka mbabwire, Mose, Imana abwiye Mose ngo wibwira Abisiraheli bakomeze bagende, kandi iyo barababwiraga ngo bakomeze urugendo nta hantu bari kunyura, ariko ahantu utabona inzira, Imana yihabona inzira. Ahantu ureba ukabona ni umusozi, Imana yibona ari inzira yo gukomeza, kubera ko Imana ire capable, Imana irashoboye. Imana ibasha guca inzira ahantu wowe udashobora kubona inzira. None se byagenze ute? Inyanja ngo yacitsemo kabiri, Abisiraheli barambuka. Ngo noneho bamaze kwambuka, ikintu gitangaje, ngo hari aho bageraga birengagije cya gitangaje Imana yabakoreye cyo kubambutsa inyanja, ngo bagira aho bagera, noneho ngo bakiheba bakiganyira, ndetse ngo bakivovotera Mose, ngo itenero ryose rigatera hejuru, ndetse ngo bakavuga ngo iyo uza kutureka n'ubundi tugapfira muri Egiputa. Bakibagirwa bya bindi Imana yabakoreye. Natwe turamenye tutazagwa mu uwo mutego wo kwibagirwa ahantu Imana yadukuye n'aho itugejeje. Haleluya. Kuko dushobora kugira riske, dushobora guhura n'ikibazo cyo kugwa mu iyi nzira, kuko Abisiraheli baguye mu rugendo, hagezeyo ingerere, hagezeyo bake.
urumva hagezeyo imbarwa kubera kugenda bivovotera Imana bibagirwa aho Imana yabakuye. Natwe turamenye rero ntituzibagirwe ahantu Imana yacu yadukuye ntaho itugejeje. None rero ikibazo cyabazaga ngo nta kintu byibuze kimwe Imana yigeze ikora mu buzima bwawe. Noneho igisubizo kiniki, niba hari ikintu kimwe byibuze Imana yigeze ikora, ikaba hari ikintu yigeze gukorera, ongera uyigirire icyizere, iracyari Imana ntabwo igihinduka. Umuririmbyi yatubwiye ngo ihorire maso, ngo ntabwo igira ute, ntabwo isinzira. Bo iyo narimbabwiye ibyo kubera wenda indirimbo twari tumaze kuririmba numvaga inyenspiriye cyane, ifite byinshi ivuga mu buzima bwanjye, ariko bundi ntabwo ariyo ntego y'uyu munsi, siyo ntego nagambiriye kubigi ko twiga uyu munsi. Ubundi nkunze kubabwira ngo ijambo ry'Imana twararyize bihagije, yewe tumaze n'iminsi twiga, tumaze n'iminsi mu masengesho, turi mu masengesho y'iminsi 70, ngira ngo icyo nacyo ntabwo twakibagirwa, kandi hari abajya nyine bitabira iyo gahunda y'amasengesho. Naho turiga twarize bihagije, ariko nkunda buri gihe iyo ngeze mu byanditswe kwibuka ririya jambo Pawulo yavuze ngo nicyo gituma dukwiriye ibyo byose wumvishe n'ibyo uri kumva muri no minsi muri aya masengesho n'ibindi uzumva, ngo dukwiriye kurushaho kubyitondera cyane, dukwiye kurushaho kubyitondera kugira ngo tudacogora ubundi twarangiza tukabivamo. Hari ibintu byinshi bumvishe, ariko uko ugenda ubyumva, uko ugenda wumva byinshi, nako uzabazwa byinshi. Ibyo rero ugenda wumva mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukwiye kurushaho kugenda ubyitondera, kuko iyo utabyitondeye amaherezo ugwa mu iyi nzira, cyangwa se ubu ufite ingorane zo kuba wabivamo ibyo wumvishe iyo utabyitondeye. Kuko ntabwo igikomeye ari ukubyumva, ahubwo igikomeye ni ukubyumva warangiza ugashyira mu bikorwa ikijambo ry'Imana rishaka kuvugana nawe. Uyu munsi wa none ndagira ngo ubwire umutima wawe ngo Mwami, tegura umutima wanjye kugira ngo nakire ikintu ushaka kuvugana nanjye binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu ijambo ryawe tugiye kumva. Uyu munsi rero ndashaka ko tuvuga kuri sije ariko imeze nk'ifite wenda puwe ebyiri, cyangwa se ni teme ariko irimo sije ebyiri, niko navuga. Ndashaka ko tuvuga ku ijambo nahaye umutwe ugira uti bera isi urumuri. Wowe Imana iragukeneye kugira ngo ahantu hari umwijima uhageze urumuri. Imana iragukeneye kugira ngo ahantu hari umubabaro uhageze umunezero. Imana iragukeneye kugira ngo umurikire abari mu mwijima. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesaya ubwo yahanuraga ko isi izamurikirwa n'umucyo, cyangwa se hazavuka Yesu, mu magambo yagiye avuga, hari aho yageze ari guhanura aravuga ngo umucyo, ngo uwo mucyo uzamurika, ngo kandi ngo uzamurikira abari mu mwijima, ngo umucyo warabonetse kugira ngo umurikire abari mu mwijima. Hari abantu bari mu mwijima, hari abantu bagoswe n'icuraburindi, ariko wowe Imana iragushaka, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo tubibe urumuri, kuko ngo nta muntu n'umwe ushobora gukongeza itabaza ngo narangiza aritwikiriza intonga, ngo ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo kugira ngo rimurikire abari mu nzu bose babashe kubona urumuri. Nawe rero uritabaza. Imana ahantu hose yahagushyize kugira ngo umurikire umuryango wawe uri mu mwijima, ubashe kumurikirwa n'umucyo w'igitangaza ukurimo, ngo abanyantege nke bavuge ko ari abanyembaraga. Tugahita tubihuza nyine n'ijambo ry'Imana rivuga ngo yatoranyije abanyantege nke kugira ngo abiyita n'abiyita ngo abanyembaraga ibakoze isoni. Munyantege nyavuge ndakomeye, umukene avuge ndatunze, impumyi igira iti ndabona by'umwami wanjye yankoreye. Amen. Reka amaso yawe y'umwuka nyabuneka ndagira ngo wirinde kuba impumyi. Burya ikintu gikomeye, umuntu ashobora kugira ubuhumyi bw'amaso y'umubiri, ariko akaga gakomeye ni ukuba waba impumyi mu byo fizikoma,
noneho warangiza ukaba impumyi no mu buryo bw'umwuka, cyangwa se ukaba impumyi no mu mutima. Kubera ko hari impumyi zo mu buryo bw'umubiri ariko zirebesha umutima, kandi umutima wabo, amaso y'umutima agahumuka, akabasha ngo kureba iby'Imana izagira ute, iby'Imana izakora. Amen. Noneho hari abantu b'abakene mu by'ubutunzi bwo mu isi, bakaba n'abakene mu by'umwuka, ariko kaba ari akaga gakomeye ubaye umukene mu by'umubiri ukaba n'umukene mu mwuka. Kuko iyi ndirimbo yaratubwiye ngo abakene bavuge ko batunze. Iyo ufite umwuka wera uba uri umutunzi. Impamvu mvuze ibyo wenda ndibuze kubigeraho mu cyigisho, kuko umuntu wenda yakumva nsa n'uwataye intego, ariko hari aho biri buze guhurira ibi ndi kubabwira. Yesu ashimwe cyane. Iyi ntego rero turiho iravuga ngo aba bakene rero, hari abantu b'abakene mu buryo bw'umwuka bakeneye kubwirwa ngo ibyururutse imitima, bakenera no kubwirwa burya ko ari abatunzi. Hari n'abantu biyita ko ari abakire bakeneye kubwirwa ko ari abatindi nyakujya, ndetse bo kubabarirwa kuko batunze, kuko bakennye iby'umwuka wera, kuko bakennye imbabazi z'Imana, kuko bakennye ubuntu bw'Imana nk'ubw'Imana yakugiriye. Abo ngabo baragukeneye kugira ngo ujye kubabwira burya ko nubwo bibwira ko ari abatunzi, nyamara burya ni abatindi bo kubabarirwa. Bibiliya bita abatindi hejuru munsi y'abandi. Noneho hari n'abantu nk'uko nabibabwiye baboshye. Hari abantu baboshye, wowe bagukeneye, wowe turimo tuvugana unyumva. Hari abantu baboshye bagukeneye kugira ngo ujye kubabwira ko Yesu abohora. Amen. Hari abantu barushye bakeneye ko ujya kubabwira ko Yesu ariko aruhura, ko Yesu aruhura imitima y'abarushye. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko turi kumvikana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 11. Yohana igice cya mbere n'umurongo waho wa 11, twumve iki ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Yohana igice cya mbere umurongo wa 11, haranditse ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abe yamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Amen. Nababwiye ngo mubere isi urumuri, kandi ikintu gishobora gutuma ugera kuri uyu mugambi wo kuba wamurikira isi, nuko nawe ubwawe ubanza kugira urumuri. Ubundi biragoye kugira ngo umurikire isi kandi nawe ubwawe udafite urumuri. Imana ishimwe. Mu by'ukuri nta muntu ushobora gutanga icyo adafite. Sinzi niba muri kunyumva neza. Nta muntu ushobora gutanga icyo adafite. Ntabwo ushobora kugira imbabazi nawe ubwawe muri wowe utagira imbabazi. Ntabwo ushobora kubabarira nawe ubwawe utari umutunzi w'imbabazi. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kubabarira, nuko ubanza wowe kuba ufite imbabazi muri wowe, nawe warakiriye izo mbabazi zikaba muri wowe. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kumurikira isi, nuko uba utunze uru rumuri, nuko nawe ubwawe muri wowe haba harimo urumuri, kuko nawe ubwawe ukiri mu mwijima ntabwo nyine wabasha kumurika, kuko ntiwatanga icyo udafite. Noneho iri jambo riravuze ngo yaje mube ngo ariko abe ntibamumenya. Ariko hakaba hari akabanga gahishwemo ngo
kameze nk'aho ari egisebusiyo, ngo nyamara ngo abantu bose bamwemeye, ngo burya yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Kandi iyo umaze kwakira ubu bushobozi, bwo guhinduka umwana w'Imana, nawe ushobora kugira ikintu utanga kugira ngo utange umusanzu wawe ku bandi bantu barushye bari mu byaha, kugira ngo nabo babashe kwakira ubu buntu, bakire ubushobozi, nabo bahinduke abana b'Imana. Ijambo ry'Imana iyo dusomye, murabizi turi kugenda twegera umunsi mukuru twibukaho ivuka ry'umwami wacu Yesu, ubwo yegeraga umuntu akavukira hano mu isi. Iyo turebye ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya mbere, umurongo wa 39, reka wenda turebe ayo magambo tuyasome. Luka, noneho ndibuze kubabwira hano ikintu gishobora gushoboza umuntu guhinduka urumuri, n'ikintu gishobora gushoboza umuntu kuba yakwatura amagambo meza muri we aryoheye isi cyangwa afitiye abandi umumaro, ko ari uko wakagombye kuba ufite umwuka wera muri wowe. Iyo dusomye rero muri Luka igice cya mbere umurongo wa 39, haravuga ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'i Yudaya, yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeth. Maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeth yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki, ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima, kandi hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Iri jambo ni inkuru ikurikira indi nkuru y'uburyo marayika yaje gusura Mariya, aje kumugezaho mesaje iturutse mu ijuru yo kumusezeranya ko ngo azabyara kubwo umwuka wera, ko muri we azabyara umwana w'umuhungu, ko azamwita Emanueli. Noneho Mariya hano agira gushidikanya, aravuga ngo ibyo bintu se byashoboka bite? Icya mbere ni umwari, sindaryamana n'umugabo, ibyo bintu byashoboka bite ko nshobora kubyara ntaryamanye n'umugabo? Kandi koko biologically ubundi ntibibaho. Ariko kubera ko yari agiye kubyara mu buryo bw'igitangaza, ngo marayika deja akimara kuhava, bakimara gutandukana, Mariya cyumva ijwi rya marayika, deja Yesu yari yamaze kumanukira mu nda ya Mariya. Noneho ariko marayika amusigira n'akantu k'akamenyetso kazamwereka ko umuntu bavuganye ari Imana. Burya dushobora kumva amajwi menshi, ariko ijwi ryivuganye natwe iyo ariyo koko, yari Imana yacu twizeye, ntabwo tubura udusigisigi n'utumenyetso tugaragariza ko umuntu duhuye atari umuntu wigendera gutya gusa, ahubwo twumvisha ijwi ry'Imana kuko twahuye n'Imana. Noneho aha ngo marayika aramubwiye ngo, ese wari ubizi, wari uzi ikindi? Atuzi ko ubu ngubu tuvugana Elizabeth, ati uku ni ukwezi kwa 6, dore nawe atwite umwana w'umuhungu. Mariya ahita agambirira, tumva rero, nsanzwe ndi umuntu wenda utemera, niba koko Elizabeth atwite, nanjye umva ndahita nemera ko ibintu mbwiwe ari ukuri. Ngo ahita afata inzira rero, ngo arakimirana aragenda no kwa Elizabeth. Ngo akimara kugera kwa Elizabeth ngo bararamukanya gusa. Noneho baramukanyije, habita haba igitangaza gikomeye nshaka kubabwira, nkababwira n'impamvu cyabaye. Igitangaza cya mbere, kubera ko marayika yavuganye na Mariya, Yesu agahita ajya mu nda. Donc ngo Yesu uri mu nda ya Mariya, Mariya akimara kubwira Elizabeth
ngo umwana uri mu nda ya Mariya ari we Yesu, turimo twegera ibihe byo kwibuka, ngo yahise ko yuzuza umwuka wera Yohana uri mu nda yande, muri mu nda ya Elizabeth. Amen. Noneho akimara kuzura umwuka wera, ndetse ngo Elizabeth arahanura ahita ahanura nawe agira ihishurirwa, avuga ngo ndabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendere yari abibwiwe n'ikizi. Nuko igitangaza cyabaye, Yesu agahita yuzuza umwuka wera. Hari indirimbo, hari umuririmbyi waririmbye ngo Yesu ntabwo akiri rwa ruhinja ngo rwo mu muvure w'inka, ngo ahubwo ni umugabo w'intwari, ngo kandi w'igitangaza, ngo hora udusabira uri iburyo bw'Imana. Haleluya. Yesu rero yari yigize umuntu kugira ngo abane natwe. Noneho ngo yujuje kandi Yohana umwuka wera akiri mu nda, kuko yari azi impamvu, Yesu yari azi impamvu Elizabeth atwite mbere y'amezi 6 ho Yesu. Nuko Yohana yagombaga, yari yaravuzweho nk'uzaba integuza ya Yesu, kuko Yohana niwe wabanje guca inzira Yesu amucira inzira arayiharura, Yesu nawe aratambuka ahantu Yohana anyuze. Amen. Noneho akimara ngo Elizabeth yahise atangara, ngo ibi neza neza biramurenga, yuzura umunezero, aravuga ngo ndabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendereye, nguzi ngo ko aratangira kuvugishwa, nguzi ko ijwi ryawe ngo ryinjiye mu matwi yanjye, ngo umwana ngo uri mu nda ngo gatangira gusimbagurika, ngo asimbaguritwa kubera ibyishimo. Yari yuzuye umwuka wera, kuko yagombaga kuzura umwuka wera kugira ngo ajye guteguriza Yesu. Haleluya. Amen. Noneho rero ibyo wenda tuzabyiga ubutaha, si byo nshaka ko dutinda, ahubwo ndagira ngo mbabwire amasomo dukwiye gukura muri iyi nkuru. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko akanwa kawe gakwiriye kubera abandi umunezero. Nakubaza ngo mu nda yawe utwite iki? Ese ijambo riva mu kanwa kawe ryinjira mu gutwi kwa mwene so risiga rimusenye, risiga rimwangije, risiga rimushaririye, risiga rimukomerekeje, cyangwa risiga yuzuye umunezero bitewe n'ijwi ryinjiye rivuye mu kanwa kawe ryinjiye mu mutima w'uri bwiye? Akanwa kacu dukwiye, ngarutse kuri cya kindi rero cyo kubanza gutunga urumuri, tukwiye kuzura umwuka wera uzadushoboza kujya tubasha kubumbura akanwa twavuga, amagambo avuye mu kanwa kacu akabura urumuri kandi akabera umunezero abo tuyabwiye. Amen. Amen. Kuko ngo Mariya bitewe n'uwo yari atwite, ngo yabumbuye akanwa gusa avugishije Elizabeth ngo ibi neza neza biramurenga. Niko natwe dukeneye kumurikira isi. Mbese utwite iki? Akanwa kawe kavamo iki? Ko umuntu atanga ibyo afite, ni ibiki uri gutanga muri kino gihe bishobora kuruhura imitima y'abantu bakumva? Uri gutanga iki? Message ufite ni iyi. Bene data, ngira ngo twirinde ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Ibi nyibihe twari dukwiye kwegera Imana tugasenga, tugasaba imbaraga z'umwuka, tugasaba umwuka wera akabana natwe. Ntabwo twabasha gukora uyu murimo w'Imana tutuzuye umwuka wera, kuko iyo tudafite umwuka wera akanwa kacu kavamo amagambo yo gukomeretsa, akanwa kacu kavamo amagambo yo gusharira, akanwa kacu kavamo amagambo y'uburyarya, akanwa kacu kavamo amagambo atari ayo guhumuriza. Ariko nitwuzura umwuka wera, amagambo yacu tuzavuga azabera umunezero imitima y'abazayumva. Amen. Amen. Uwo ni umumaro w'umwuka wera, uwo ni umumaro wa Yesu ari mu nda ya Mariya, uwo ni umumaro wa Yesu akwiye kuba mu mitima yacu, tukamuha ikaze akicara mu mitima yacu kugira ngo turyohere isi, kugira ngo tumurikire isi, kugira ngo tubere abandi urumuri, kugira ngo tubere abantu bari mu mwijima tubakure mu mwijima. Nababwiye ngo ntabwo ushobora gutanga icyo udafite. Niba ushaka kubera isi urumuri, nawe banza wakire urumuri ruture mu mutima wawe. Niba ushaka kujya uvuga amagambo meza, banza usabe utanga amagambo meza ature mu mutima wawe. Niba ushaka kuba umuntu uhesha abandi umugisha, banza wakire uyu mugisha ube mu mutima wawe, kuko ntiwatanga ibyo udafite.
ntimukanarenganya abantu. Umuntu nakubwira amagambo akumva aragukomerekeje, ujye umugenzura uvuga ati ubundi uyu muntu ubu yakiriye muri we utuma umuntu ashobora kuvuga neza. Reka mbabwire dekararasiyo Yesu yigeze akora. Dekararasiyo Yesu yigeze akora ngo umunsi wa mbere yinjira mu isinagogi, ngo bamuhaye umuzingo w'igitabo kugira ngo asome. Arabumbura rero muri Yesaya arasoma, kandi yari ari gusohoza ubuhanuzi muri Yesaya ibice 61 guhera ku murongo wa mbere. Yesu agira ati, umwuka w'umwami Imana ari kuri nje, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kuboha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Amen. Umva dekararasiyo rero. Iyi ni dekararasiyo yakozwe. Nawe rero ukwiriye kugira izi karagiteri niba utunze Yesu muri wowe, kuko Yesu ibi ngibi byose ibi yivuzeho abasha no kubiha uwumufite. Niba rero ufite Yesu muri wowe, ukwiye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Ugiye kubwira abari mu kaga ko ako kaga Yesu yakabakuramo. Ukwiye kubwira abari mu nzu y'imbohe bishwe n'ibyaha ko babohowe. Ukwiye kubwira abanyantege nke ko ari abanyembaraga. Niba utunze Yesu muri wowe, ukwiriye kurangwa n'ibi bintu. Imana itugirire neza cyane. Nayo magambo Imana yampaye uyu mwanya kugira ngo tuyaganireho, kandi rwose nimwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom. Amen. Tugiye gusenga Imana, ariko mu gusenga ndagira ngo turirimbane n'ubundi indirimbo yo kubwira yo gusaba amavuta y'umwuka wera. Ni indirimbo ya 32 ivuga ngo, mwami cyangwa Mana utuvubire imvura. Ni ukuri dukeneye imvura y'umwuka wera kugira ngo ahahoze. Reka tuyirebe indirimbo ya 32 ivuga ngo, mwami utuvubire imvura. Haleluya. Reka tuyiririmbane, ubundi niturangiza dusenge Imana ku bw'aya magambo twumvise. aoze aguru
n'umuvumbi wawe mwamutuvubira imvura nk'uko wasezeranye twumva bwumye mu mitima uduhembuza imvura utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe mwamutuvubira imvura yaduzwembura bwose kumva mu matwi irahinda uyidusozeho utuvubira imvura iyo umuvumbi wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe mwamutuvubira imvura iducuncumukeho tuje guhabwa umugisha wadusezeranije aleluya utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe mwamutuvubira imvura icyana ikagwa vuba tukiri ku mavi tukigutakambira aleluya utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe mwami wanjye utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe mwami wanjye utuvubira imvura iyo umugisha wawe ahoze agurujojo n'umuvumbi wawe
turagushimiye cyane mwami Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe waremesheje akanwa kawe, turagushimiye kubw'amagambo yawe akomeye arya tubera igitsikamutima, ajya mwami yongera kuduhembura. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe kuko rijya ryongera kutwegeza hafi yawe, kandi nanone turagushimiye ko ari indorerwamo nziza umuntu wese yireberamo akabasha kumenya uko ahagaze. Ariko amagambo yawe turangije kumva dusanze mwami tutakora umurimo waturagije, umurimo wadushinze mwami Yesu Kristo, tudafite Yesu wo muri wowe mu mutima wacu, tudafite umwuka wera mu bugingo bwacu ntaho twagera. Uradusaba kubera isi urumuri, kandi nyamara urumuri natwe turarukeneye. Uradusaba kubera mwami kuhumuriza abantu bafite ingorane, abantu bihebye, nyamara natwe rimwe na rimwe turiheba mwami Yesu, natwe dukeneye guhumurizwa. Uradusaba mwami kuba imbaraga mu banyantege nke, nyamara natwe turi abanyantege nke dukeneye izi mbaraga. Oh Yesu, uradusaba mu izina rya Yesu Kristo kugeza ubutumwa kure na hafi, nyamara natwe dukeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza. Ndakwinginze Yesu kugira ngo ube muri twe, udushoboze uyu murimo, udushoboze mwami. Turasenze kugira ngo tugirire neza. Oh haleluya, turasenze kugira ngo ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana, kugirirwa neza no gufashwa n'Imana bibe muri twe. Nsengeye umuntu wese wategeye amatwi yumva ijambo ryawe, kugira ngo umwuka wera, umwuka w'imbaraga z'Imana zibe muri we, urukundo rw'Imana rube muri we. Databuja mwiza, ndakwinze kugira ngo uduhe gushyira mu bikorwa ijambo ryawe ridusaba, uduhe kubera isi urumuri nk'uko bidusaba, uduhe mwami kubwirana amagambo yururutse imitima aho kubwirana amagambo akomeretsa. Uduhindure, 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 uduhindurire kukubera urumuri, uduhindurire kugukorera uko bikwiriye, uduhindurire mwami kumurikira abari mu mwijima. Yesu turagukeneye rwose, kuko mwami tutagufite ntaho twagera. Urakoze rero kugiye kubana natwe, kandi urakoze kubw'ijambo ryawe, ko kandi ukomeza gufasha no kugira neza abantu bose bateze amatwi bumva ijambo ryawe, kugira ngo wumve icyo dushakaho. Kubw'izina rya Kristo Yesu urakoze tubyambaje. Amen, amen.